Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'104 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Chapitre yaho ya mbere avuga ngo Salomo asaba ubwenge. Nuko Salomo mwene Dawidi akomezwa mu bwami bwe, Uwiteka Imana ye ibana nawe iramukuza cyane. Salomo ategeka Abisiraheli bose, abatware batwara ibihumbi n'abatwara magana, n'abacamanza n'ibikomangoma byose byo muri Isiraheli yose, n'abatware b'amazu ya ba sekuruza. Nuko Salomo ajyana n'iteraniro ryose, bajya ku kanunga k'i Gibeyoni, kuko aho ariho ihema ry'ibonaniro ry'Imana ryabaga, iryo Mose umugaragu w'Uwiteka yakoreye mu butayu. Ariko isanduku y'Imana Dawidi yari yarayizamuye ayikura i Kiriyati Yeyarimu, ayijyana aho yayitunganirije, kuko yari yayibambiye ihema i Yerusalemu. Ariko icyotero cy'umuringa cyakozwe na Besaleli mwene Uri mwene Huri cyabaga imbere y'ubuturo bw'Uwiteka. Aho niho Salomo n'iteraniro bajyaga ngo bashake Uwiteka. Nuko Salomo aherako ajya ku cyotero cy'umuringa imbere y'Uwiteka cyabaga imbere y'ihema ry'ibonaniro, agitambiraho ibitambo byoswa 1000. Mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo, iramubwira iti, nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo asubiza Uwiteka ati, wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi, ungira umwami mu cyimbo cye. None Uwiteka Mana, isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe, kuko ungize umwami w'abantu bangana nk'umukungugu w'isi ubwinshi. Nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga, kugira ngo ntambagire igihugu cyanjye niyereke abantu. Ninde wabasha gucira imanza abantu bawe bangana batyo? Imana ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo biri mu mutima wawe, ntiwisabire ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro, cyangwa ngo abakwanga bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga, ngo umenye gucira abantu banjye imanza, abona kwimikiye. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe, kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Nuko Salomo ava ku kanunga k'i Gibeyoni imbere y'ihema ry'ibonaniro, agaruka i Yerusalemu, ategeka Abisiraheli. Salomo ateranya amagare n'abagendera ku mafarashi, kandi yari amagare 1,400 n'abagendera ku mafarashi inzovu n'ibihumbi 2,000. Abishyira mu midugudu bacyuragamo amagare n'i Yerusalemu ku murwa w'umwami. Kandi i Yerusalemu umwami ahagwiza ifeza n'izahabu bitekerezwa ko ari nk'amabuye, n'ibiti by'imyerezi atuma binganya, n'imivumu yo mu bibaya ubwinshi. Kandi amafarashi Salomo yari atunze yavaga muri Egiputa, abacuruzi b'umwami barayaguraga ari amashyo, ishyo ryose riciriwe igiciro cyaryo. Ku igare rimwe ryazamukaga rikava muri Egiputa batangaga shekeli z'ifeza 600, ku ifarashi batangaga 150. Niko bajyaga babitundira n'abami b'Abaheti n'Abisiriya. Salomo amaramaza kubakira izina ry'Uwiteka inzu no kubaka inzu y'ubwami. Igice cya kabiri, imyiteguro yo kubaka urusengero. Atoranya abantu inzovu 7 bo kwikorera imitwaro, n'abantu inzovu 8 bo kubaza amabuye mu misozi, n'abantu 3,600 bo kubahagarikira. Salomo atuma kuri Hiramu umwami w'i Tiro ati, nk'uko wagiriraga umukambwe wanjye Dawidi ukamworohereza imyerezi yo kubaka inzu yo kubamo, aba ari kungirira nanjye. Dore ndenda kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, ngo nyiyiture, mbone kuyosereza imbere imibavu ihumura neza, no kubw'imitsima ihora imurikwa imbere y'Uwiteka, no kubw'ibitambo byoswa mu gitondo na nimugoroba, ku masabato no ku mboneko z'amezi, no ku birori byashyizweho n'uby'Uwiteka Imana yacu,
uko itegeko rya Isiraheli risanzwe. Kandi n'inzu nenda kubaka ni nini, kuko Imana yacu ikomeye iruta izindi mana zose. Ariko ninde ubasha kuyubakira inzu, ubwo ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi itari kwirwamo? Mbese nkanjye ndinde wo kuyubakira inzu yo kuyoserezamo imibavu imbere? Nuko none unyoherereze umugabo w'umuhanga uzi gukora iby'izahabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma n'imyenda y'imihengeri n'iya kamurari n'iy'imikara ya kabayonga, kandi uzi gukeba amabara y'uburyo bwose, kugira ngo abane n'abagabo b'abahanga turi kumwe i Buyuda n'i Yerusalemu, abo umukambwe wanjye Dawidi yatoye. Kandi unyoherereze imyerezi n'imiberoshi n'ibiti bisa n'imisagavu by'i Lebanoni, kuko nzi yuko abagaragu bawe ari abahanga bo gutsinda ibiti i Lebanoni. Kandi abagaragu banjye bazakorana n'abagaragu bawe kugira ngo bantunganyirize ibiti byinshi cyane, kuko inzu ngiye kubaka izaba nini bitangaje. Kandi dore nzaha abagaragu bawe b'ababaji batsinda ibiti indengo z'ingano zihuye inzovu ebyiri, n'indego za sayiri inzovu ebyiri, n'inshuro z'intango za vino inzovu ebyiri, n'ibibindi by'amavuta inzovu ebyiri. Nuko Hiramu umwami w'i Tiro yandikira Salomo urwandiko amusubiza, ararumwoherereza ati, kuko Uwiteka yakunze ubwoko bwe, nicyo cyatumye akugira umwami wabwo. Kandi Hiramu yongera kuvuga ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli yaremye ijuru n'isi ihimbazwe, kuko yahaye umwami Dawidi umwana ujijutse, wahawe ubwenge n'ubuhanga, akaba ari we ugiye kubakira Uwiteka inzu no kubaka inzu y'ubwami. None ntumye umugabo w'umuhanga uzi kwitegereza witwa Huramu, umwana w'umugore wo muri bene Dani, na se ari umugabo w'i Tiro, umuhanga w'imirimo y'izahabu n'ifeza n'imiringa n'ibyuma n'amabuye n'ibiti n'imyenda y'imihengeri n'iy'imikara ya kabayonga n'iy'igitare cyiza n'iya kamurari, kandi azi no gukeba amabara y'uburyo bwose no guhimba uburyo bwose buhimbwa, kugira ngo ahabwe umwanya hamwe n'abagaragu bawe b'abahanga n'abahanga ba databuja umukambwe wawe Dawidi. Nuko rero ingano na sayiri n'amavuta na vino, uko databuja yavuze, azabyoherereza abagaragu be, natwe tuzatsinda ibiti kuri Lebanoni, ibyo muzashaka byose, kandi tuzabikoherereza aho uri, tubinyuze mu mazi nk'ibihare, tubigeze i Yopa, nawe uzabizamura ubigeze i Yerusalemu. Bukeye Salomo abara abanyamahanga bose bari mu gihugu cya Isiraheli, uko umubare wari warabazwe na se Dawidi wari uri, haboneka abantu 5,000 n'ibihumbi 3,600. Akura muri bo abantu 7,000 bo kwikorera imitwaro n'inzovu 8 bo kubaza amabuye mu misozi, n'ibihumbi 3,600 bo guhagarikira abantu babakoresha. Igice cya gatatu, imyubakire y'urusengero. Nuko Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu ku musozi Moriya, aho Uwiteka yiyerekeye se Dawidi. Niho yayitunganyirije, aho Dawidi yategetse ku mbuga ya Orunani w'Umuyebusi. Atangira kubaka ku munsi wa 2 wo mu kwezi kwa 2 mu mwaka wa 4 ari ku ngoma. Uko niko imfatiro zanganaga izo Salomo yashyizeho ngo yubake inzu y'Imana. Uburebure bwayo bw'umurambararo ku rugero rw'abakera bwari mikono 60, ubugari bwayo bwari mikono 20. N'ibaraza ryari imbere y'inzu, uburebure bwaryo bw'umurambararo uko ubugari bw'inzu bwari mikono 20, n'uburebure bwaryo bw'igihagararo bwari 120. Imbere ariteraho izahabu nziza. Mu nzu nini arandamo urusenge rw'imbaho z'imiberoshi, azitezaho izahabu itunganijwe, ashushanyaho imikindo n'imikufi. Inzu yose ayishyiraho amabuye y'igiciro cyinshi ngo igire isuku. Izahabu zavaga i Paravayimu, kandi inzu ayiteraho izahabu
ku maburiti no mu irebe ry'umuryango no ku nzu hose imbere no ku nzugi zayo, kandi ashushanya n'abakerubi ku nzu. Yubakamo indi nzu ariyo yitwa ahera cyane. Uburebure bwayo bw'umurambararo uko ubugari bw'inzu yose bwari mikono 20, n'ubugari bwayo bwari mikono 20. Ayiteraho izahabu itunganijwe. Kuremera kwayo kwari gufite igiciro cy'italanto 600. Kuremera kw'imbere kwari gufite igiciro cya shekeli z'izahabu 50. Atera izahabu no ku byumba byo hejuru mu nzu yitwa ahera cyane, aremereramo ibishushanyo by'abakerubi 2, abiteraho izahabu. Amababa y'ibishushanyo by'abakerubi, uburebure bwayo bwari mikono 20. Ibaba ry'igishushanyo cya mbere ryari mikono 5 rigera ku nzu. Irindi baba naryo ryari mikono 5 rigafatana n'ibaba ry'igishushanyo cya kabiri cy'umukerubi. Kandi ibaba ry'igishushanyo cya kabiri cy'umukerubi ryari mikono 5 rigera ku nzu, n'irindi baba naryo ryari mikono 5 rigafatana n'ibaba ry'igishushanyo cya mbere cy'umukerubi. Amababa y'ibyo bishushanyo by'abakerubi bifatanye urunana yari mikono 20. Byari bihagaritse ibirenge byabyo, amaso yabyo yerekeye inzu. Umwenda ukingiriza awuboheshwa ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubwa kamurari, n'ubw'igitare cyiza. Ayishushanyaho abakerubi. Imbere y'inzu ateraho inkingi 2, uburebure bwazo bw'igihagararo bwari mikono 35, n'umutwe w'inkingi yose wari mikono 5. Arema imikufi nk'iyo mu buturo bwera, ayishyira ku mitwe y'izo nkingi. Ashushanya n'imbuto z'amakomamanga 100 azishyira ku mikufi. Nuko inkingi azitera imbere y'urusengero, imwe iburyo n'iyindi ibumoso. Iy'iburyo ayita yakini, iy'ibumoso ayita bowazi. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 4, icya 5 ndetse n'icya 6. Mugire umunsi mwiza.